ndagusuhuje. Wari uzi ko hari imyaka ushobora gutungamo amafaranga bikemera, hakaba n'imyaka washakamo amafaranga nabwo bikaba ingutu kugira ngo uzabashe kuyageraho. Abantu bose uko bakorera amafaranga siko bayabona. Hari abayakorera bakayabona, hari n'abayakorera bikanga, kandi yagerageje ariko bikanga. Biba biterwa n'imyaka agezemo cyangwa se igihe runaka agezemo cyo gukoreramo amafaranga. Hari igihe cyiza cyo gukorera amafaranga bikaza, hakaba n'igihe kibi cyo gukoreramo amafaranga bikanga, bitewe n'imyaka ugiye urimo. Niba ufite imyaka 20, niba ufite imyaka 30, niba ufite imyaka 50, ntabwo bose bakorera amafaranga mu gihe kimwe, kuko ntabwo banganya imbaraga, nta nubwo banganya ubushobozi, nta nubwo banganya ubwenge. Ariko ufashe ibihumbi 50 ukabiha umuntu ufite imyaka 20, ugafata n'ibihumbi 50 ukabiha umuntu ufite imyaka 40, ugafata n'undi ufite imyaka 50 ukamuha ibihumbi 50, ntabwo byakunda, kuko bose baba batandukanye mu mbaraga, batandukanye no mu bushobozi, batandukanye no mu bwenge bwabo. Rero imyaka uba urimo ushobora kubona amafaranga bitewe n'igihe uherereyemo mu myaka, cyangwa se ukanayabura bitewe n'igihe uherereyemo mu myaka. Rero ngiye kubabwira igihe cyiza cyangwa se imyaka myiza yo gukoreramo amafaranga ukayasevinga bikemera, ukikontorora bikemera. Ndakubwira n'imyaka mibi noneho, ku buryo wakorera amafaranga bikanga, ukayasevinga bikanga, ukayarya rwose amafaranga akazajya ashira, cyangwa se ukaberwa n'ukuntu amafaranga ari kugenda, bitewe n'igihe cy'imyaka uba urimo. Hari imyaka myiza rero yo gukoreramo amafaranga. Wowe ubona amafaranga acaho akagenda, wayabona ejo ukabona aragiye, ejo undi wayabona akagenda, cyangwa se ugapanga umushinga runaka ukabona ntabwo uri kugeraho, ejo hakaza undi. Biba biterwa n'imyaka urimo. Tera agatebe wicare hasi, nkubwire igihe cyiza cyo gushakamo amafaranga, nkubwire n'igihe kibi cyo gushakamo amafaranga, ubundi nkugire inama. Reka rero nakira abantu bashyashya, nizere ko abantu bashyashya bahita bakora subscribe, kugira ngo n'andi masomo azakurikiraho bazajye bayabona. Kandi buriya mba nguhaye ibintu byiza by'agaciro, nkuko nanjye ubu nkoreye umuti ugakora subscribe ndetse na like. Iyo warayikinze iyi video uba ugaragaza ko icyo cyigisho cyagufashije kandi cyagukoze ku mutima, kandi nanjye umpaye support yo kuzamura iyi channel yacu. Rero nizere ko wabikoze. Reka dutangire gutya. Imyaka myiza yo gukoreramo amafaranga, cyangwa se igihe cyiza cyo gukoreramo amafaranga bitewe n'uko ungana, cyangwa se bitewe n'imyaka ugezemo. Hari imyaka umuntu ageramo akagira imbaraga, hakaba n'imyaka umuntu ageramo imbaraga zikagenda, hakaba n'imyaka umuntu ageramo akagira ubwenge cyangwa se agatekereza neza, hakaba n'imyaka ugeramo bwa bwenge cyangwa se mbega ugasa nkaho ari mu gicuku, nta kintu witayeho ntaki. Iyo myaka rero niyo mibi kurusha iyindi yose. Hakaba n'imyaka noneho y'ubutesi. Imyaka y'ubutesi twese tuba twarayiciyemo, ni imyaka hagati y'imyaka 15 n'imyaka 25. Uriya muntu aba ari mu gihe cy'ubutesi, kuko aba ari umusore yiyumva, ararya iwabo, aragerageza utwagerageje gukora twose. Iriya ni imyaka y'ubutesi. Imyaka y'ubutesi rero hagati y'imyaka 15 n'imyaka 25, uriya muntu hari ababa barangije kwiga amashuri yisumbuye ya segonderi, cyangwa se yenda ntaniga, arimo aratigita ashaka amafaranga amutunga, ngo yigurire udukweto n'iki. Iriya ni imyaka y'ubutesi. Iriya myaka y'ubutesi nta kintu na kimwe aba yitayeho. Uriya muntu nubwo wamubwira ngo kora umushinga uyu n'uyu, uko byagenda kose ni nko kumena amazi ku rutare. Iyo umennye amazi ku rutare arataruka akigendera, urutare rugasigara kwa kundi uko akarusanze. N'undi nawe niko bigenda. Umuntu uri kumva kino cyigisho uri hagati muri iyo myaka, uko byagenda kose ntabwo yacyumva. Yego aracyumva, ariko akagipangira bije yo mu gihe kizaza cya kera. Nibyo ako kanya arabishobora kubitekereza akumva yabikora, ariko nta kintu na kimwe byamumarira, kuko arabitekereza bikarangiriraho, kuko ari muri ya myaka y'ubutesi. Udukeya abonye turamutunga, cyangwa se turamunyura, cyangwa se ararya iwabo, akarya agahaga, akumva ko ubuzima ari ubwo ngubwo. Nta na kimwe aba yitaye mu gukorera amafaranga. Ikizima ni uko aba ariho, akambara neza, agakaraba neza, agasa neza. Ni imyaka y'ubutesi, nta kintu na kimwe aba yitayeho. Rero mu bijyanye no gusevinga, cyangwa se kumubwira ngo kora iki ngiki ubona amafaranga, nta kintu biba bimubwiye. Icyapfa ni uko abona amafaranga agura isabune n'amavuta, akagura urukweto n'umupira n'ipantaro cyangwa se n'ikabutura, ubundi
yakubwira iki? Nta kindi kintu keretse iyo ageze muri iyo myaka 25 niho atangira gutekereza noneho gushaka cyangwa se kubaka. Iyo ageze muri iyo bije yo kubaka aba anateganya kuzagira imibereho mu kindi kizaza. Wenda iyo ageze muri iyo myaka atangira gutegura nzacuruza, kandi nta kindi kintu umuntu atekereza cyane cyane muri iriya myaka ni ugucuruza. Iyo yize umushinga wundi, yiga umushinga w'ubucuruzi, nzacuruza butike, nicyo kintu cyoroshye, takataka, ni imyunyu, amasabune, ubugari, ifu y'ibikoma n'ibiki byose, akumva we nicyo ngicyo ari gushyira imbere, kandi ibyo binakumva ko aribyo bizamutunga. Nyamara nta wundi mushinga afite. Wibuke ko nta n'amafaranga afite y'igishoro afite muri uwo mushinga, ahubwo aba yumva ko azashyira akayabona ubundi akazabikora. Rero imyaka 15 na 25 mo hagati mwaho nta kintu na kimwe yakora ngo sevinge. Ayabonye nubwo yagira Imana akagwira miliyoni 5, nta mushinga yateguza, ahubwo ahita ayakemuza ibibazo ahuye nabyo. Kandi uko amafaranga uyabona niko n'ibibazo nabyo bigenda byiyongera. Rero iyo myaka 25 na 15 ni imyaka y'ubutesi, nta kintu na kimwe aba yitayeho. Rero iyo myaka ntabwo yasevinga ngo bikunde, ntabwo yakorera amafaranga yapangira imishinga ngo bikunde, kuko aba afite iraha cyangwa se kwifuza cyangwa se kunyurwa n'ibyo ashatse, kurarikira ikintu agahita gishaka agahita kibona. Iyo myaka rero ntabwo byakunda. Dore imyaka noneho 25 na 35 iriya niyo myaka yo gukora, iriya niyo myaka yo gushakamo amafaranga. Hagati y'imyaka 15 ndibuze kubagira inama babwira imyaka myiza ubundi bakagombye gushakamo amafaranga. Hagati y'imyaka 25 n'imyaka 35 ni imyaka yo gushakamo amafaranga, ariko tutibagiwe ko n'imyaka hagati ya 15 n'imyaka 10 ariyo myaka myiza ahubwo bakagombye gushakamo amafaranga. Nubwo bamwe tutabyumva, aho ducikira intege ni hariya tuba twaraguye. Buriya umuntu wese washatse amafaranga, iyo yashatse akiri muto, akamenya kubara amafaranga yakiri muto, akamenya kuyajera akiri muto, iriya niyo myaka myiza yo gushakamo amafaranga. Ariko abenshi batangira kuyashaka hagati y'imyaka 25 n'imyaka 35, niho twese dukunze kuyashaka. Rero hari hagati muri iriya myaka, impamvu bashaka amafaranga muri kiriya gihe ni izi mpamvu 3 ngiye gukubwira. Impamvu ya mbere, aba amaze kubaka noneho agakubitana n'ubuzima atarasanzwe acamo. Icya kabiri, aba amaze kugira urubyaro agatangira kurutegurira ubuzima bwe buzaza. Icya gatatu, aba amaze noneho kwihaga cyangwa se gutekereza neza impamvu atashatse amafaranga mu myaka yamutambutsemo, ariyo ya myaka twabanje y'ubutesi. Atangira kwicuza impamvu atashatse amafaranga muri ya myaka y'ubutesi, ndetse n'imirimo igayitse, ya mirimo isekeje, ya mirimo twanga, bya bikorwa biciriritse twanga gukora, we atangira kubikora impitagihe, kuko abona ko byose byamurangiranye. Hagati y'imyaka 25 n'imyaka 35 niho ubukene atangira kubusatira nyirizina, niho atangira kubona ko ari kwishuka. Yanze gucuruza avoka, yanze gucuruza ibijumba, yanze guhinga imbuto, yanze gucuruza imbuto, ya mirimo isuzuguritse itanga amafaranga, yanze gucuruza amakara ngo atiyanduza, iyo mirimo isuzuguritse yanze kuyikora akiri muto. None iyo ageze aho ngaho atangira kwicuza, ni hahandi noneho ageze muri rwa rwego rwo kubura umunyu, akabura isabune, akabura amavuta, agatangira gutekereza ati iyo mbimenya n'aya mavuta n'aya makara nari kuyacuruza, nazavuka nari kuzikorera nkazijyana. Rero iyo ageze aho atangira kwicuza impamvu atabikoze. Nyamara abenshi icyo gihe batangira gushaka icyo gukora, kandi rimwe na rimwe ntibanakibone byaramaze kubarenga. Reka nguhe urugero kugira ngo rwumve neza. Umuntu ufite imyaka 25 na 35, uriya muntu hagati muri iyo myaka aba ashaka icyo gukora. Niwe uba wifuza ngo se nakora iki muri kino gihe ngezemo. Nyamara akiri muri ya myaka 20 na 23 ntabwo yabitekerezaga, ariko kuko amaze kugira imyaka 25 na 35 amaze kwiheba ko nta mafaranga ashobora kubona. Nyamara mbere yaratekerezaga, akiri muri ya myaka yatambutse, we yaratekerezaga kumva n'imodoka bwacya yayiguze.
akumva na etaje azayubaka naramuka abaye umuntu mukuru, akumva ubuzima bwiza azabugeramo uko byagenda kose nta kizamutangira. Ariko kubera ya myaka yamaze kugeramo yamushutse, arimo aratekereza kumva ntibyakunda. Noneho ati wampa n'icyo nakora kugira ngo mbashe gutunga urugo rw'iwanjye, n'iki nakora kugira ngo urugo rwanjye rumere neza, n'iki nakora kugira ngo abana banjye bazige neza, n'iki nakora kugira ngo umuryango wanjye ufatike wubakike neza. Kiriya gihe yamaze kugitekereza atangira kwicuza ya myaka yatambutse. Rero imyaka ya 25, 35 aba yifuza icyo gukora. Niyo mpamvu abashakisha imirimo hirya no hino, agatangira kwicuza amashuri yamupfanye ubusa, yaragiye yaradepoje kugira ngo abone akazi yarakabuze, none arimo arahigahiga ahantu hose byanze. Ni hahandi niba ataranahingaga arafata isuka atangira agiye guhinga, mbega ya mirimo twanga watangira kwifuza kuyikora. Kiriya gihe nono aba afite n'imbaraga. Uriya uwananiwe afite imyaka 25 na 15 yageze ahangaha atangira gukoresha za mbaraga afite, kuko ubu nibwo atangiye kugira imbaraga. Rero dore imyaka noneho abenshi turi kwishuka kandi turi gusatira izatubera mibi. Ntugende, uretse kugenda ndaje nkugire n'inama mu kanya. Iyi myaka yose ndaje mbagira inama. Guhera ku myaka 35 kugeza ku myaka 45 nagiye mfata imyaka 10. Guhera ku myaka 35 kugeza ku myaka 45, uriya muntu wamaze kwiheba, wamaze kwiheba, wabuze icyo akora, wabuze uko abigenza. Ubwo ndavuga undi ufite imyaka 35 na 25, iyo ubwo buzima bwamaze kumucanga, ni hahandi atangira no kuvuga ati uko byagenda kose na tuwarete nemera njye kuyividura, kuko afite abana bakuru barimo kumukonsoma. Bibuke ko abana be imbere yari abafite bakiri bato, noneho abana batangiye kwiga segonderi. Yatangiye noneho kubagurira imyenda, yatangiye kubagurira inkweto, kandi birahenze niba bamaze gukura. Yatangiye kubitaho. Yageze muri iyo myaka n'akazi kose akariko kose yagakora. Uriya umuntu ufite imyaka 35 na 45, icyo wamubwira cyose aracyumva. Mu gihe uw'imyaka 25 na 35 nawe wayacyumva ariko agishidikanyaho, waba agishakisha. Arabyumva kuko ari gushaka amafaranga, ariko byose arafatafata. Icyo yabona cyose yagikora kuko yamaze kwiyakira ko gukira byamaze kurangira. Uriya muntu w'imyaka 35 na 45 ukaba noneho yarahuye n'ibigeragezo byinshi, afite umusaraba mwinshi, abana bamaze kuba bakuru, afite ubwoba bw'uko abana be bazamuzanira abandi, afite ubwoba ko abana bazakora amahano, umwana we aravuga nawe akavuga, mbega muri make barahangana. Byose iyi myaka yigezemo, ibyo wamuha byose arabikora, kuko imyaka 35 na 45 iyo numubwira ngo curuza avoka arazikorera nta soni agira. Numubwira ngo jya gucuruza imineke arayijyana nta soni afite, kandi kera ntabwo yabikoraga. Numubwira ngo fata isuku ugiye guhinga aragenda pe. Niyo mpamvu uzabona abubatse batangira guhinga kuko bakuze, batangira guhinga muri iriya myaka. Nyamara akiri umusore ntabwo yabikoraga. Bitewe n'iki? Ni imyaka iri kudushuka. Noneho ikintu kinababaje, atangira kubikora n'imbaraga ziri kugenda zimushiramo. Arimo aragenda ananirwa, arimo aragenda acika intege, noneho akibuka bya bindi kubikora yaranze kubikora kera. Waruzi ko imirimo twanga gukora ubu ngubu tugifite imbaraga tuzabikora dushaje? Twanga gukora tugifite imbaraga, nyamara tuzakora dushaje. Ibyiza rero, koresha imbaraga zawe ukiri muto, kugira ngo igihe kizaza uzabe warizigamiye ubutunzi buzagutunga muri cya gihe umaze gusaza. Rero umuntu w'imyaka 35 na 45, bariya abantu akazi kariko kose waba bagakora. Ni hahandi avuga ati naragerageje, nashatse amafaranga byaranze, ariko ubu noneho ko nabona kose nagakora. Uriya ugiye ukabaza umuntu w'umushomeri cyangwa se umuntu ukuze uri muri kiriya gihe, wabuze icyo gukora, wabuze akazi, umubwira uti urifuza akazi, yakubwira yego. Ukamubaza se wifuza kahe, yagusubiza ati akariko kose wampa, gapfa kuba kantunga kakantungira n'umuryango, nagakora. Muri make akariko kose, kuko ntawe ukimuseka, nta bwabwiyemeza gifite. Yamaze kwiyakira ko amafaranga kuyabona bivunanye, yamaze kubona ko ifaranga kuribona rihenze, yamaze guha agaciro k'ifaranga, yamaze kubona ko nawe ubwe kuyabona bisigaye bigoye. Rero ibyo wamuha byo ari byo byose
yabikora. Uyu munsi turimo turiga ngo wakora iki, nyamara mu minsi iri imbere uyu munsi twanga kubikora, turi kubibwirwa tukabyigishwa tukanga kubikora, ariko mu minsi iri imbere tuzabikora. Ubuse ugira ngo hari umwana, hari umusore abwira ngo ujya kurarira izamu hariya hantu urarire biriya bintu hariya, ntiyabyemera. Ariko iyo amaze kugera muri iyo myaka aravuga ati ndemera njye kuba n'umusekirite, ndemera njye no kurarira iriya modoka, ndemera njye no kugira gute. Yakwemera kubikora kuko yamaze kubona ko byose bishoboka. Rero iyo myaka iragatsindwa, niyo myaka turi gusatira. Abenshi yenda banayirimo muri kunyumva, ariko niyo myaka igoranye cyane, imyaka noneho mibi cyane. Nta nakwifuriza ngo uzatekereze business nugira imyaka hagati y'imyaka 45 na 55. Iriya myaka ubusatira pensione, ubusatira kujya mu zabukuru. Iriya myaka umuntu uwo ari we wese ugeze muri iriya myaka nta mbaraga bagifite, n'akazi nako kaba kamunanira, ntiyagakora ngo abishobore. Abafite ubute n'ubunebwe, abafite iki, kuko imbaraga twatangiranye tukiri bato iyo tugeze muri iriya myaka ntazo tuba tugifite, ndetse n'ubwenge twatangiranye tukiri bato iyo tugeze muri iriya myaka ntabwo tuba tugifite. No kwibagirwa n'ibiki byose bita byikubitamo. Hari imbaraga, hari ubwenge, hari umunaniro ukabije, n'ibiki byose bita bikwituraho. Rero imyaka myiza, reka mbagira inama. Noneho ngeze mu nama, nabwiye ko nza kubagira n'inama. Muntu urubyiruko w'umusore uri kunyumva, muntu ushaka gukora business uri kunyumva, wijarajara ngo ujarajaze ibitekerezo, mutekereze icyo wakora, nabwo ntugihitemo ugahora ushakisha. Fata umwanzuro uvuga uti ngiye gukora iki. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, fata umwanzuro uvuga uti ngiye kubikora nonaha, ntitaye ngo mfite iyi myaka. Sinzi iyo ufite iyo ari yo yose, ariko niba amahirwe menshi ashoboka, niba ufite imyaka hagati ya 15 na 25, nicyo gihe cyo gushakamo amafaranga. Icyo nicyo gihe cyo gutangira ngo business wakora. Icyo nicyo gihe ugifite imbaraga, ugifite umwete, ukiri mutoya, ugifite ibitekerezo bizima. Iki nicyo gihe cyo gutangira gushakamo amafaranga. Buriya ngo abakire benshi bakize kera nuko batangiye gukorera amafaranga bakiri abana. Nawe rero mu myaka yawe ufite, tangira ushakemo amafaranga mu myaka yawe mike ufite, kandi amafaranga azaza. Kuko mu mbaraga ufite nyinshi cyangwa se nkeya ukiri mutoya, nutangira gusevinga ukiri muto, ugatangira kumenya gushaka amafaranga ukiri muto, ugatangira gukorera imbaraga zawe ukiri muto, bizatuma uzagera muri cya gihe cy'imyaka 25-35 umaze gusobanukirwa n'iyi mihanda uko imeze, umaze gusobanukirwa n'agaciro k'amafaranga. Iyo myaka nuyigeramo waratangiye ukiri muto, bizaguha motivation nuko n'ahandi hose uzahatambuka kandi ugahatambuka wemye. Amafaranga uzashaka ukiri muto niyo azakubera fondasiyo yo kuzatambuka n'ahandi, kuko amafaranga numenya kuyashaka ukiri muto, ukamenya kurya make ugasevinga menshi, bizatuma n'ikindi gihe kizaza n'ahandi uzahaca neza kandi ugahatambuka ufite amafaranga. Ikindi bizagufasha nuko bizagufasha gusevinga gake gake, wagira hejuru ukamenya no kwibarira, kuko urimo urabara imyaka urimo n'imbaraga nkeya ufite, ukazaca hahandi wemye umeze neza. Nugera mu myaka 35 rero na 45, uzaba umaze kugira umuryango ugaragara ufatika, umenye no kuwukontorora, umenye kubara, kujera amafaranga yawe, kugira ngo urwo rugo rwawe, umuryango wawe wubakike neza, kuko watangiranye n'amafaranga ukiri muto, wamaze gusobanukirwa n'ibyo mafaranga. Noneho nugera mu zabukuru, hahandi tubona abapensioneri cyangwa se bajya mu zabukuru, bajya mu biruhuko by'izabukuru, hariya hantu nuhagera nawe ubwawe nushaka uziya pansiyo, uvuga uti narasevinze aya mafaranga nasevinze niyo agiye kuntunga, aya mafaranga nakoreye kera nkiri muto niyo ngiye gutangira kuryamo. Nababwiye yuko umuhanga w'amafaranga arayakoresha, amafaranga akagenda agakorera ayandi. Rero iyo ugeze muri kiriya gihe ni hahandi uzavuga uti ndashaje, ubu amafaranga yanjye arimo arankorera, noneho arimo arantunga, arimo aranzanira ayandi. Icyo gihe niho uzaba uvuga ngo ndi umukire. Ubukire utangira ukiri mutoya,
gutunga amafaranga ubitangira ukiri muto. Ntabwo wajya gutunga amafaranga, gukorera amafaranga ukuze kandi nta mbaraga ugifite, nta bwenge, ntacyo. Ariko iyo ukiri mutoya byose biragenda bikikora. Rero inama nziza ni izo ngizo. Niba ushaka amafaranga yakorera ukiri muto, kuko nukura nusaza ntabwo uzaba ukiyabona. Kuko impamvu uzaba utakiyabona, nta mbaraga uzaba ugifite, nta n'ubwenge bw'amafaranga uzaba ugifite, nta n'iki, uzaba umaze gucika intege mu buryo bwose bushoboka. Yewe uzaba umaze no kugwiza ibigeragezo, ibibazo bikurya amafaranga bizaba bimaze kwiyongera. Rero iyo ukiri muto nta bibazo byinshi uba ugifite, kandi ugifite n'imbaraga, ugifite n'ubwenge, ariko iyo umaze kugera hejuru byose nta na kimwe uba ugifite. Rero reka nkugire inama gutyo, nizere ufashijwe, nizere ko wakoze subscribe, nizere ko nguhaye icyigisho cyiza, kandi intego yanjye ni ukubagira inama no kubaha ibyigisho bifatika kandi bisobanutse. Ndagushimiye.